Reka tubumbure Bibiliya zacu dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turaza gusoma uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 16, ariko uyu munsi nk'uko dukomeje kwiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, tugeze ku murongo wa 16 ni nawo turi bwige wonyine. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 16, ariko turaza kwiga umurongo wa 16 wonyine. Aravuga ngo hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda, yasanze Yesu nijoro amubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha avuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Bitangazwa nuko nkubwiye yuko bakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemu aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo? Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzabyemera mute? Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Bavandimwe, dushima Imana ko iduhaye gukomeza kwiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kandi ndizera ko ibice tumaze kwiga hari byinshi Imana yatwigishirijemo. Dukomeza kwibukiranya turi kwiga ubu butumwa bwiza intego Yohana yari afite ari kwandika ubu butumwa bwiza, cyangwa se ikintu nyamukuru yifuzaga ko abantu bazasoma ubutumwa bwiza bakwiriye gusigarana, ndetse bakanagifata nyine nka application. Icyo ngicyo tukibona mu butumwa bwiza muri iki gitabo, n'ubundi ni igice cya 20 umurongo wa 30 na 31. Aravuga ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. 31. Ariko ibi byandikuwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Amen. Niki kintu Yohana yari afite mu bitekerezo cyuko abantu bakwiriye kumenya first yuko uyu Yesu Kristo waje mu isi ari umwana w'Imana, ari Imana. Ikindi kandi bakamenya neza yuko umuntu ubashije kumwizera ahererwa ubugingo muri we. Ari nayo mpamvu tubona ubutumwa bwiza bwa Yohana budatangira nk'uko ubundi butumwa bwiza butangira. Ubundi butangirana n'ibisekuruza bye ku mubiri ndetse n'ivuka rye, ariko tubona Yohana we kugira ngo yerekane iyi ntego yuko Kristo ari umwana w'Imana, ari Imana nzima yambaye umubiri, nuko we atangirira guhera isi itararemwa, akavuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana, kugira ngo abantu baze kuza bamenye neza yuko uyu Yesu Kristo ntabwo ari umuntu gusa, ahubwo n'Imana yambaye umubiri, kandi umuntu uri bubashe kumwizera ahererwa ubugingo muri we. Bavandimwe, iyo uri gusoma amateka y'itorero ugenda ubona uburyo nyine hagiye haza heresi nyinshi, cyangwa se ubuyobe bwinshi bwahakanaga yuko Yesu Kristo ari Imana, ku buryo no mu mateka y'itorero ubona mu nyigisho zagiye zihangayikisha itorero harimo inyigisho yo guhakana ubumana bwa Kristo. Mujya muyumva nk'iyo umugabo witwa Arius, cyangwa se n'abamukurikiye bitaga ni ikinyoma bitaga Arianism, bahakanaga yuko Yesu Kristo ari Imana. Rero
Yohana yagira ngo abantu bamenye neza yuko niba Kristo atari Imana bivuze ngo nta mukiza uhari, nta kubabarirwa ibyaha guhari. Ariko umuntu umenya neza yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana akabyizera ahererwa ubugingo buhoraho muri we. Ikindi gitangaje bavandimwe Yohana agenda atwereka nuko kumenya Kristo n'uwo ari we nibyo bikiza. Kuko hari umuntu wemera Kristo ariko niba atamwemera uko Imana yamwihishuye ntashobora kumukiza, kuko agakiza kabonerwa muri Kristo uwo ari we n'umurimo yakoze. Ibi bintu byose rero Yohana arabyerekana. Niyo mpamvu rero twagiye tureba ibintu byinshi, kandi muri buri gice cyangwa se muri buri chapitre harimo ukuntu Yohana yagiye yerekana uburyo uyu Yesu Kristo ari Imana. Ibyo bintu biri muri iki gitabo nyine. Tubona rero igice cya gatatu aricyo tugezeho turi kwiga, hari ikiganiro cy'umwihariko Kristo yagiranye n'umuyuda witwaga Nikodemo, ndetse bivugwa ko yari umufarisayo ndetse wari ukomeye mu idini rya Kiyahudi. Ariko uyu mufarisayo hari ibintu byinshi yari azi kuri Kristo, ariko hari ikintu yari yaramisinze cyatuma atabona ubwami bw'Imana. Yari azi ko ari umwigisha avuye ku Mana, yari azi ko nta muntu ubasha gukora ibimenyetso ajya akora Imana itari kumwe nawe, ariko ibyo bintu ntabwo byamukiza. Byasabye rero Kristo yuko afata igihe cyo kumusobanurira uwo ari we kugira ngo abashe kubona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Kristo nubwo Nikodemo yaje avuga ibintu bitari ibinyoma, ariko Kristo yabonye ari hanze y'ubwami bw'Imana, aramubwira ngo umuntu utavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo ibyo bintu biramucanga, aravuga ati ese mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Ariko Kristo aramubwira ko ntago ari uko nguko bigenda, ntago ari ivuko rya mbere, ahubwo avuga ko ni ukubyarwa n'amazi n'umwuka. Twabonye ko amazi abantu benshi bayatekereza nk'igishushanyo cy'amazi, kubatizwa mu mazi menshi, ariko uyu ni umurimo w'ijambo ry'Imana wo kweza umutima w'umunyabyaha, ariko hakabaho n'umurimo wa Mwuka Wera. Ibyo bintu Yesu Kristo abibwira Nikodemo, ndetse iyo kugira ngo bimusobanurire amubwira yuko ikibyarwa n'umubiri kiba gifite ubuzima bw'umubiri, ariko ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ku murongo wa 8 twabonye uburyo yerekanye ubugabe bwa Mwuka Wera mu kubyara umuntu bwa kabiri. Twabonye ko kuvuka ubwa kabiri ntabwo ari umurimo w'umuntu, ni umurimo Imana yisangije ubwayo ikora wo gukura umunyabyaha mu rupfu ikamwinjiza mu bugingo. Nk'uko umuyaga uhuha aho ushaka, cyakora umuntu akumva guhuha kwawo ariko ntamenye aho uva cyangwa aho ujya, uko niko Mwuka w'Imana afite ubugabe bwo gusanga uwo ashaka akamuzura. Nubwo umuntu adafite gutangira uwo murimo, ariko effect z'uwo murimo arazumva. Ibi bintu byose Kristo yabwiraga Nikodemo, bo abayuda bari basanzwe bazi ko kuba bakomoka kuri Aburahamu na Isaka na Yakobo ibyo bibahindura abana b'Imana cyangwa se kwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko Kristo asenya ibintu byose uyu muyuda yari yicayeho, amubwira yuko nta kintu bisabwa kugira ngo winjire mu bwami bw'Imana, ahubwo ni umurimo Imana ikora biciye muri Mwuka Wera. Nikodemo rero yakomeje kwibaza uburyo ibyo bintu bishoboka. Kristo akomeza kwerekana ubujiji bwa Nikodemo, aramubaza ati ese ni guturi umwigisha w'Abisiraheli utazi ibingibi? Nko kumubwira ngo se iyo wigisha abantu utabigisha iby'ivuko rya kabiri Imana yasezeranije no mu bahanuzi, uri umwigisha nyabaki? Twabonye bavandimwe muri application yuko umuntu ashobora kuba umwigisha ukomeye, ndetse wowe ikimenywa bose, afite titre ikomeye mu idini, ariko atazi kuvuka ubwa kabiri cyari cyo. Rero ntago dukwiye gukangwa no kuba umuntu ari umwigisha, ahubwo dukwiye kwibaza uyu muntu yigisha iki. Hari indirimbo tujya turimo ivuga ngo mbese ngo kuri umwigisha mukaba utageza abantu ku musaraba, ngo mbese wigisha icyo abantu. Nuko Nikodemo yari ameze, nubwo yigishaga, nubwo yari afite umwanya munini mu idini rya Kiyahudi, ariko uyu muntu ntabwo yari azi ibyo kuvuka ubwa kabiri, kubera ko n'ubundi bavandimwe ubuzima nyine bw'umwuka ku muntu wa kamere ni ubupfu, ntabasha kubyumva. Ariko nubwo yakomeje kumubwira iby'amazi, kubyarwa n'amazi n'umwuka, n'ubundi yakomeje kumwereka yuko ikintu akeneye si ukumenya yuko Kristo ari umwigisha avuye ku Mana, si ukumenya yuko Yesu Kristo
ari umuntu Imana yaboherejeho gukora ibitangaza bikomeye, ahubwo nuko akwiye kumenya ko ari umwana w'Imana. Nibwo yatangiye kumubwira rero yuko we ahamya ibyazi ndetse n'ibyo yabonye, nyamara bo ntabwo babasha kugira gute kubyumva. Akavuga ko nta muntu wazamutse ngo ajye mu ijuru azane ubwenge bwerekana uburyo umuntu akwiye kuvuka ubwa kabiri, ahubwo keretse umwana w'Imana wavuye mu ijuru akamanuka akaza mu isi. Aho umuvandimwe yatubwiye ku cyumweru 14 na 15, Kristo yongeye kwerekana Nikodemu icyanditswe cyo mu isezerano rya kera nk'ibintu yari asanzwe azi, kugira ngo noneho amusobanurire ukuri k'ubutumwa bwiza. Iyi nkuru ni inkuru bari bazi ivuga ko igihe Abisirayeli bari mu butayu bivovoteye Imana ibateza inzoka z'ubusago, bamwe ku buryo bari bamaze gupfa. Irangije Imana kubw'ubuntu bwayo ibwira Mose gucura inzoka y'umuringa ngo isa n'izabarumye, ngo ayimanike ku giti cy'ibendera, ngo umuntu urarama akayireba hagira gute arakira. Yesu Kristo ari gusobanura Nikodemu ibyo kuvuka ubwa kabiri, amuzanira inkuru imbere, aramubwira ngo ibuka, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu nawe akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Amubwiye yuko uwo mwana w'umuntu yavuye mu ijuru akaza mu isi, ariko kandi ntabwo yaje mu isi aje gutembera, ahubwo ngo yaje aje kumanikwa, ngo kugira ngo umuntu ubasha kumwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo Kristo atangiye kwereka Nikodemu iby'umujinya w'Imana, yuko abantu bacumuye mu butayu Imana ntabwo yabaretse, ahubwo yarabahannye. Ariko nubwo yabahannye, Imana yagennye n'ubundi buryo iri buze kubakiza bidaciye ku nzira yabo, ahubwo yagennye inzira yayo yuko yamanitse inzoka isa n'izabarumye, ariko kugira ngo nibunamuka bakayireba bagakira. Ikintu gitangaje bavandimwe nuko hari abantu batayirebye. Nuko hari abantu batayirebye. Ubundi iyo ndi kugera nko kuri iyi nkuru, nibwo njya numva uburyo abigisha b'inyoma ari abagome cyane. Nyine utekereze nimba umuntu ari kuribwa n'inzoka, kandi umuti wabonetse nukunamuka akagira gute akareba gusa. Warangiza kuko umwigisha b'inyoma birigivuga ngo nabanzi b'umusaraba wa Kristo, ntago bereka abantu Kristo yubakiza, ahubwo abantu batangira kubabwira uburyo bo bakwikiza. Utekereze uyu muntu arabura gato y'ubumara ngo bumuhitane, warangiza ukamubwira ngo irebeho, warangiza ukamubwira ngo genda uca ibihuru wivure, warangiza ukamubwira ngo kora gutya kora gutya, nyamara hari igisubizo kirambye ari kubwirwa ngo reba icyakozwe kugira ngo ugire gute, reba icyakozwe kugira ngo ukizwe. Ibyo bintu bavandimwe ni ikintu cyerekana ko abigisha b'inyoma nabanzi b'umusaraba wa Kristo, kuko ntago bajya bereka abantu inzira y'umukiro, ahubwo babereka inzira itanabasha no kubakiza abantu bakarimukira mu byaha byabo. Rero Kristo ayizana imbere Nikodemu kugira ngo noneho amubwire ngo uyu mwana w'umuntu wavuye mu ijuru ni igishushanyo cya ya nkuru yo mu isezerano rya kera, yuko umuntu yacumuye nawe yinjirwamo n'ubumara bw'icyaha. Bityo rero umuti wabayeho nuko uwo mwana w'umuntu yaje kugira ngo yishyireho ibyaha bya wa muntu, kugira ngo Imana ibimuhanire nabyizera abashe guhabwa ubugingo. Ibintu Nikodemu atangiye kubibwirwa imbere yiwe, nyine atangiye kubwirwa noneho iby'umurimo Kristo yaje gukora, kubera ko twabonye ko bavandimwe ubutumwa bwiza niryo jambo ry'Imana Imana ikoresha kugira ngo izure umutima w'umunyabyaha. Niyo mpamvu Kristo ntabwo yavuze gusa iby'umurimo wa Mwuka Wera, ahubwo yatangiye gusobanura noneho iby'ijambo ry'Imana, kandi niwe jambo, tangira kumwereka ubutumwa bwiza. Rero tubona noneho ku murongo wa 16 atangiye noneho kumwereka yuko uko kumanikwa k'umwana w'Imana ni ikimenyetso cy'urukundo Imana yadukunze. Ngo Nikodemu atangiye kubwirwa noneho iby'urukundo rw'Imana, nubwo yabwiye ko nta kintu yakora ari umurimo wa Mwuka Wera, yatangiye gusenywa abwira yuko ubujiji bwiwe butabasha nyine kumwereka ibyivuko rya kabiri. Ariko noneho Kristo atangiye kumubwira yuko akwiye kumenya yuko ukuza mu isi k'umwana w'umuntu akamanikwa nk'uko Imana yamanitse inzoka mu butayu,
kugira ngo umwizera abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Icyo ni ikimenyetso cy'urukundo Imana yamukunze. Niyo mpamvu bavandimwe tugiye kureba uyu murongo wa 16. Uyu murongo ni umurongo nkunda cyane, ndakeka ko nk'abavandimwe tubana muri church ntago ari ubwa mbere bumvishe nigisha uyu murongo. Bavandimwe, uyu ni umurongo uzwi n'abantu benshi. Uyu ni umurongo nubwo umuntu atabaza imirongo myinshi muri Bibiliya, ariko Yohana 3:16 ni umurongo abantu bazi, ku buryo nubwo umuntu wamubaza ate se ujya utangazwa even n'igihe uri kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Uyu murongo ni umurongo iyo umuntu ashaka kukubwira nyine yuko azi Bibiliya ajya wuzana akakwereka uburyo Imana yakunze. Ni gute uvuga ko Imana izarimbura abantu kandi Imana ari urukundo yavuze ko yakunze abari mu isi? Bajya bongeraho bose ariko ntinarimo. Yakunze abari mu isi cyane. Ahari bavandimwe, nawe uri aha ngaha ushobora kuba uyu murongo nyine nawe warawigishijwe guhera ukiri umwana. Uyu murongo ntiwavuga inshuro nyinshi wigishwa kuri Noheli, ntiwavuga inshuro nyinshi uyu murongo ujya ukoreshwa mu buryo nyine bw'ibinyoma. Nigeze kumva hari umwigisha wigeze kwigisha ari kwigisha abantu gutanga, bamuhamagaye nyine ngo akoreshe fundraising, asoma uyu murongo aravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo Imana yatanze umwana wayo, bityo rero nawe ukwiye gutanga ibyawe. Niba Imana yaratanze umwana wayo w'ikinege, ni gute wowe wanga gutanga amafaranga yawe? Nyine uyu ni umurongo abantu bazi mu mutwe ariko batazi ubusobanuro bwawo. Ariko uyu ni umurongo werekana Yesu Kristo yarazanye imbere ya Nikodemu umwereka iby'agakiza mu mwuzuro wawo. Ni umurongo werekana inkuru y'agakiza mu buryo nyine bwuzuye, ku buryo Nikodemu yari kuva aha ngaha yumvisha koko iby'urukundo rw'Imana yamukunze nakunda n'abandi bizera. Niyo mpamvu bavandimwe ndifuza kuza gucagagura uyu murongo n'ibice kugira ngo tuze kureba buri kintu cyose Kristo yavuze muri uyu murongo, cyane cyane avuga ku bw'agakiza, ariko cyane cyane kugira ngo yereke Nikodemu yuko impamvu yo gukizwa kwabo ni urukundo Imana yabakunze, kugira ngo babashe kubyumva. Bavandimwe, mwibuke ko abayuda bari bafite imitekerereze ipfuye ku by'agakiza n'uburyo umuntu akizwa, sibyo? Nk'uko natwe muri iki gihe iyo turi gutekereza gukizwa, abantu baba bafite imitekerereze itandukanye y'uburyo umuntu akizwa. Njya nkunda gutanga urugero rw'ibintu bitandukanye abantu bajya batekereza ariko imitekerereze ipfuye ku gakiza. Hari abantu bajya batekereza ko kuba umuntu yarakuriye mu muryango usenga, ari abanyedini, agakura atozwa ubwo buzima, ndetse yewe akaza no gukura agahabwa inshingano mu itorero, umuntu wazajya umubaza ati se warakijijwe, akakubwira ngo navutse nkijijwe. Hari umuntu ujya ubaza ati se warakijijwe, akakubwira ngo njye narabatijwe. Hari abantu bavanga umubatizo w'amazi menshi no gukizwa, ariko ibyo bintu ni ibinyoma, sibyo? Hari umuntu ukurira mu idini akagera agahabwa inshingano, yarangiza akicara avuga ko nawe yakijijwe bitewe n'uburyo yagiye azamurwa mu ntera mu idini. Ariko twabonye ko Nikodemu nubwo yari ameze gutya yari azi iby'ubwami bw'Imana. Bavandimwe, hari n'ibindi bintu byinshi abantu bajya batekereza: gusenga cyane, kwiyiriza cyane, gutanga ibya 10, ibintu byinshi umuntu wese yakora atekereza ko ari byo gakiza. Ariko bavandimwe, uyu murongo utwereka iby'agakiza uhereye mu itangiriro ukageza karangiye. Niyo mpamvu muri uyu murongo hari ibintu bigera nko kuri 6 nabonyemo bijya bituma iyo ngeze kuri uyu murongo bijya binyibutsa uyu murongo, kugira ngo twongere twibukiranye ikintu Yesu Kristo yari ashyize imbere ya Nikodemu, uyu munyabyaha ari kumwereka urukundo rw'Imana rwatumye bakiza. Muri uyu murongo ikintu cya mbere Yesu Kristo yeretse Nikodemu icyo dukizwa, sibyo?
ikindi cya kabiri, Yesu Kristo yeretse Nikodemu umukiza uwo ari we. Ikintu cya gatatu, Yesu Kristo yeretse Nikodemu impamvu udukiza yaduteye kudukiza. Niye mpamvu yamuteye kudukiza. Ikintu cya kane, Yesu yeretse Nikodemu uburyo yadukijije, inzira yakoresheje agira gute adukiza. Muri uyu murongo kandi Yesu Kristo yereka Nikodemu icyo dusabwa kugira ngo dukizwe. Ese umuntu ukeneye gukizwa asabwa iki? Ikindi kintu cya gatandatu cya nyuma ni uko yerekanye inyungu dukura mu gakiza. Reka tugende tureba ibintu. Icyo dukizwa, udukiza uwo ari we, umva harimo n'abakizwa. Impamvu yamuteye kudukiza, uburyo yadukijije, inzira yakoresheje yadukiza, icyo dusabwa ngo dukizwe, ndetse n'inyungu dukura mu gakiza. Bavandimwe, ibintu byose biri muri uyu murongo. Ikintu cya mbere, Yesu Kristo yeretse Nikodemu muri uyu murongo, yamweretse icyo dukizwa. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atagira gute atarimbuka. Ngo Kristo yeretse Nikodemu yuko icyo dukizwa ni ukurimbuka kw'iteka ryose. Hari igihe umuntu ujya umubaza ati ese warakijijwe, akakubwira ati narakijijwe. Wamubaza ati ese wakijijwe iki? Ndumva ejo hari umuntu nagira amahirwe yo kuganira ubutumwa bwiza nawe. Ndamubaza ese warakijijwe? Arambwira ati njyewe narakijijwe cyane. Ndamubaza ese wakijijwe iki? Ti byose ntacyo ntigeze nkizwa. Ti njyewe ahubwo se niki ntakijijwe? Ubwo yavugaga ibyaha. Bavandimwe, turabizi neza yuko dukizwa ibyaha, si byo se? Ariko iyo Bibiliya iri kwerekana ikintu cy'ibanze dukizwa, ntabwo ivuga ibyaha mu ikubitiro nubwo birimo. Ahubwo Kristo yabwiye Nikodemu, aramubwira ngo dore icyo Imana idukiza ukurimbuka kw'iteka ryose. Bavandimwe, ukurimbuka kw'iteka ryose ni ijambo Bibiliya igenda ikoresha mu buryo butandukanye, ariko ayo magambo yose asobanura ikintu kimwe. Ikintu cya mbere, Bibiliya iri kuvuga ukurimbuka kw'iteka ryose, ijya ibyita ngo ni urupfu rwa kabiri. Si byo se? Jya musoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe, aho bajya bavuga ngo umuntu utarabonetse ngo izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Si byo? Ngo ajugunywa ngo muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, ngo ariyo rupfu rwa kabiri. Njya nkunda kumva hari abajya bavuga ngo abizera ngo bapfa rimwe, ngo ntago bapfa kabiri. Ngo ariko ngo utizera ngo apfa kabiri. Mwanga azapfa urupfu rw'umubiri, azapfa n'urupfu rw'iteka. Ariko umuntu wizera azapfa urupfu rw'umubiri, ariko ntago azapfa urupfu rw'iteka. Rero kurimbuka kw'iteka ryose, Yesu Kristo ari kubwira Nikodemu ni ugukizwa urupfu rwa kabiri. Kurimbuka kw'iteka ryose bivuze ngo ni inyanja yaka umuriro n'amazuku. Mujya mubyumva yuko ngo abantu bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, bibavuze nyine ukurimbuka kw'iteka. Ahandi Bibiliya byita ikuzimu, ahandi Bibiliya byita ngo ni igihano cy'iteka ryose, ahandi Bibiliya byita ngo ni ugutandukanywa n'Imana iteka ryose, gutandukanywa n'Imana iteka ryose. Ahandi ikabyita ngo ni ugucirwaho iteka ryose, cyangwa se kurimbuka by'iteka ryose. Ahandi ikabyita ngo ni umujinya w'Imana. Bishatse kuvuga ngo ibi byose bisobanuye ikintu kimwe, kuko Imana ari iteka ryose kandi ikaba ari Imana yera, n'igihano izahana umunyabyaha kubw'ibyaha bye ni igihano cy'iteka ryose. Nuvuga ngo icyo Kristo yabwiraga Nikodemu dukizwa, ntago yamubwiraga karande, ntago yamubwiraga uburozi, ntago yamubwiraga inyatsi, ntago yamubwiraga ibyo ngibyo. Ahubwo Kristo yamubwiraga yuko icyo dukizwa ni umujinya w'Imana wari uturiho kubw'ibyaha byacu, ni igihano cy'iteka ryose, ni urupfu rwa kabiri, ni igihano twari kuzahanirwa iteka ryose kuzimu. Icyo nicyo dukizwa bavandimwe. Iki nicyo bita nyine kurimbuka kw'iteka ryose, kugira ngo umwizera wese atagira gute atarimbuka. Kristo abwira Nikodemu yuko rero amwereka icyo dukizwa, no kurimbuka kw'iteka ryose.
ni umujinya w'Imana kuko ibyanditswe bigenda bibyerekana yuko mu by'ukuri uhereye mu ivuko ry'umuntu umuntu avuka ari umunyabyaha. Tubona abazaburi ya 51 umurongo wa 7 hajya avuga ngo dore naremewe gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. Zaburi ya 58 umurongo wa 4 hajya avuga ngo umunyabyaha ngo atandukanywa n'Imana ngo uhereye ku ivuka rye ngo iyo avutse ngo ariyobagiza. Ngo ikintu cya mbere umuntu akwiriye kumva nuko avuka ari umunyabyaha. Ntago uri umunyabyaha ukuze, ahubwo uvuka uri umunyabyaha. Iyo uri gusoma amateka y'itorero ujya usanga hari ikinyoma cy'umugabo witwaga Pelagius cyangwa se Pelagian. Niwe muntu cyane abantu bita Arminianism bakomotseho. Bemera yuko umuntu afite free will. Ikindi kintu cyantangaje ndi kwiga kuri uyu mugabo nuko bavuga yuko niwe muntu wazanye yuko umwana avuka ari innocent, ahubwo uko agenda kura ibyaha niko bigenda bigaragara ndetse n'abandi bantu bakabimutera. Ariko bavandimwe kuri kwa Bibiliya yerekana yuko umuntu avuka ari umunyabyaha. Icyo nicyo nyine Bibiliya yerekana. Ikindi kandi nuko Bibiliya yerekana yuko kubera ko umuntu avuka ari umunyabyaha bityo niyo mpamvu anabikora. Impamvu rero nuko uwo muntu ariho umujinya w'Imana. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 12 hajya havuga yuko nuko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze iki? Bakoze ibyo. Nuvuga ngo twese turi abanyabyaha tubikomora ku cyaha cya Adamu. Tuvuka turiho dufite kamere y'icyaha dukomora kuri Adamu. Ariko tugahita tubona yuko tuvuka rero no turiho umujinya w'Imana. Efeso 2:12 umurongo wa 3. Paulo abari kubwira aba Efeso ikintu cya mbere guhere ku murongo wa mbere akavuka ko umuntu utaravuka ubwa kabiri dore ibintu bimuranga. Ikintu cya mbere abapfiriye mu byaha bye, sibyo? Ikindi kandi abari mu butware, abari imbatira Satani na kamere y'ibyaha bye ndetse n'isi. Ariko ikindi kinerekana ku murongo wa 3 ajya avuga ngo ku bw'akavukire yacu twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Bishatse kuvuga ngo ku bwa kamere yacu uko tuvuka turiho umujinya w'Imana. Bavandimwe, iki kintu bishatse kwerekana iki? Bishatse kwerekana ko iki kintu Kristo yabwiraga Nikodemu ko dukizwa kurimbuka ku iteka ryose nuko yerekana ko uhereye mu ivuka ryacu tuvuka already twarakatiwe iki gihano. Nuvuga ngo uvuka already warakatiwe ukurimbuka ku iteka ryose kubera ko wavutse uri umunyabyaha kandi ubikora. Bityo rero uvuka uriho umujinya w'Imana. Nuvuga ngo twese abantu tuvuka turiho umujinya w'Imana. Nyine mwumve uburyo ikintu Nikodemu ari kubwirwa uburyo ari ikintu gikomeye yuko nta nubwo umujinya w'Imana wamuje wakuze, ahubwo avuka ariho umujinya w'Imana. Bityo rero ikintu cya mbere akwiye gukizwa ni ukurimbuka ku iteka ryose. Bavandimwe, iki kintu cya mbere Yesu Kristo ashyira imbere ya Nikodemu akamubwira ngo dore icyo mukizwa kurimbuka ku iteka ryose. Mukizwa umujinya w'Imana wabayeho guhera mukivuka. Ahari hano hari umuntu watekerezaga ko ari umunyabyaha kubera ko yabikoze, ari umunyabyaha kubera ko abandi bantu babimwanduje. Oya, ahubwo Bibiliya yerekana ko uvuka uri umunyabyaha kubw'icyaha cya Adamu. Uvuka uriho igihano cy'icyaha. Bityo rero ikintu kigukwiriye guhera ukivuka ni ukurimbuka by'iteka ryose. Niyo mpamvu Kristo abwira Nikodemu amubwira icyo dukizwa yaramubwiye ngo ikintu cya mbere ukwiye gukizwa ni igihano. Wari ukwiye kuzahanirwa iteka ryose ikuzimu. Dore nkwereke impamvu nyine dukwiriye nyine kurimbuka. Nuko Bibiliya yerekana yuko uwo muntu wa kamere uburyo tuvuka turi abanyabyaha ngo ntago dushobora kumvira amategeko y'Imana. Sibyo se? Ngo ntago ushobora kumvira amategeko y'Imana. Nuvuga ngo umuntu utabasha kumvira amategeko y'Imana 100%, uwo muntu igihano kimukwiriye ni ukurimbuka ku iteka ryose. Bavandimwe, iki kintu iyo ndi gutekereza ku mategeko y'Imana, Imana ivuga ko umuntu wumviye amategeko yayo yarangiza agasitara kuri rimwe. Nta nubwo avuga kuryica ngo ni ukuri sitara.
ngo abayishe yose. Ni ukuvuga ngo niba warishe itegeko rimwe kuva wavuka, wavuye mu mubare w'abantu bayumvira, kandi igihano cy'abantu batumvira amategeko y'Imana 100% ni ukurimbuka ku iteka ryose. Njya ntangazwa n'uburyo abantu bajya bumva ko kwica amategeko y'Imana, Imana ngo yazashyiramo imiyaga, ariko bakumva uburyo umuntu yakwica amategeko ya leta, nyine iyo miyaga itazamo. Ubwo nkoresheje terime twumva, kubera ko ese bikabuyiga amategeko. Wenda hari n'abandi biza amategeko, sinjye siyo nize, ariko hari ikintu kimwe nasigaranye mu mategeko. Bajya bavuga ngo ignorance is not an excuse. Nyine mu mategeko no kutayamenya ntabwo ari impamvu wazana imbere yayo ngo udahanwa. Ntabwo nyine niba njya ntanga urugero, ntabwo niba imodoka mu Rwanda zigendera iburyo, sibyo, mu mukono w'iburyo, warangiza wowe ukagendera ibumoso, ugahora na polisi ikakubaza atese bitewe kuri kugendera ibumoso, ukabwira ati rwose polisi ntabyo narinze, baguhanira kutabimenya kuko wari ukwiye kubimenya kugira ngo ugende neza. Rero hari ukuntu abantu bajya bicara akavuga ati ahaha njye ntabwo nkunda ibintu by'Imana, nziga bikeya kugira ngo nzabazwe bikeya. Ndagira ngo nkubwire ngo nibyo utazi uzabihanirwa. Ikibazo ntabwo ari ukubyiga, ikibazo ni ukubyumvira. Ariko rero amategeko y'Imana ni uko ameze. Amategeko y'abantu yishe hari igihano kijyana nayo, uko niko n'amategeko y'Imana ameze. Amategeko y'Imana ni uko Imana igusaba kuyumvira yose. Utayumvira, igihano cy'umuntu utumvira amategeko y'Imana ni ikigihano cy'iteka ryose. Nikodemu uyu wari umuntu bari bafite amategeko y'Imana, kandi bibwiraga ko kuyumvira ari byo bibahesha ubugingo buhoraho. None Kristo ari kumubwira uburyo ari umunyabyaha, yuko iwe ahubwo guhera kivuka yavuye mu mubare w'abantu bayumvira. Ikintu kimukwiriye ni ukurimbuka ku iteka ryose. Bavandimwe, ntabwo nyine umuntu wa kamere afite ubushobozi bwo kumvira amategeko y'Imana 100%. Tuvuye kuri iyi ngingo bavandimwe, Kristo ari kubwira Nikodemu icyo dukizwa. Ari kumubwira ko dukizwa kurimbuka ku iteka, igihano cy'iteka ryose cyari kituriho kubera ibyaha byacu guhera tukivuka. Nyine uko tugenda twiga ibi bintu, nyine ugende wibaza atese narakijijwe. Ese ikintu uvuga ko wakijijwe, wakijijwe igihura n'icyo birivuga ko abantu bakizwa? Icyo nicyo cya mbere Kristo yabwiye Nikodemu. Aramubwira ngo ukwiye gukizwa kurimbuka ku iteka ryose, ukwiye gukizwa urupfu rwa kabiri, ukwiye gukizwa umujinya w'Imana ukuriho kubw'ibyaha byawe, kandi atari bya bindi wakoze ahubwo uvukiramo kubwa Adamu. Icyo nicyo kintu cya mbere yamubwiye, kugira ngo umwizera wese atagira gute, atarimbuka. Ntabwo Kristo gusa yamubwiye icyo dukizwa, ahubwo yanamubwiye n'umukiza. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, kuko Imana, amubwira yuko umuntu wenyine wagukiza ukurimbuka ku iteka ryose ni Imana. Inyatsi hari uwayigukiza, karande hari uwayigukiza, indwara hari uwayigukiza, ariko ikintu cyitwa igihano cy'ibyaha, ukurimbuka ku iteka ryose, umukiza n'umwe ni Imana. Kandi bavandimwe, nimureba muri iki gice cyonyine tumaze kureba, tumaze kubona nibura ubutatu bw'Imana. Batweretse Mwuka Wera hejuru murongo wa 8, batangiye kutwereka umwana w'Imana, ariko kandi batangiye kutwereka n'Imana Data. Ni ukwerekana ngo Imana yonyine ni ifite ubushobozi bwo gukiza umuntu iki gihano. Bene Data bakera nibo bajyaga bavuga ngo dukizwa Imana, ngo tugakizwa nayo, ngo ndetse tugakirizwayo. Dukizwa Imana, tugakizwa nayo, ndetse tugakirizwa. Bishatse kuvuga iki? Nuvuga ngo umwana w'umuntu yacumuye ku Mana, bityo nta wundi muntu wabasha kumukiza Imana, ni Imana ubwayo iri buze kumukiza. Ikindi kandi nyuma yo kumukiza umuntu araza kuberaho Imana. Nikumva Kristo rero arabwira ati Imana niyo mukiza wawe, ntago ari imirimo yawe, ntago ari ibikorwa byawe,
ntago ari ukumvira amategeko yawe, ntago ari ukuba ukomoka kwa Aburahamu na Isaka na Yakobo, ahubwo Imana niyo yonyine yabasha kugukiza iki gihano cy'iteka ryose. Niyo mpamvu bavandimwe, niyo turi kwiga iki kintu cyitwa gukizwa, iri jambo nyantekereza ko ari ikinyarwanda. Iyo mvuga ngo narakijijwe, icyambere ni igikorwa nkorerwa, sibyo? Ikindi kandi bikagaragara ko ni igikorwa nkorerwa ariko njye ntashoboye kwikorera. Ikindi kandi iyo turi kuvuga gukizwa, ntabwo ari ugukizwa ugiye kurya ngo bagukure ku meza, ni ugukizwa akaga. Nwango hari akaga umuntu arimo adashoboye kwikuramo, ariko hakaza umuntu umurusha ubushobozi akabasha kugira gute kumukiza. Kristo yari kwerekana Nikodemu yuko Imana niyo mukiza. Bavandimwe, iyo turi kuvuga Imana, ni Imana nyine mu butatu bwayo, kubera ko already hano yari yabyerekanye. Yerekanye Imana umwuka wera mu gukiza, ari kwerekana yuko umwana w'Imana niwe waje kumukiza kubwo kumupfira, ariko akerekana umugambi w'Imana yagambiriye kuva kera wo kubakiza. Imana rero niyo mukiza, ni Imana yo mwijuru iri kuvugwa hano. Iyi Mana rero ifite uko iteye, ntago ari nk'Imana y'u Rwanda. Oya, ntago nyine ari nk'Imana nyine iyo ari yo yose. Ngo iyi Mana ifite uko iteye. Iyi Mana ni umuremyi wa byose, harimo n'abantu. Ni Imana ifite indangakamere ziranga, ni Imana yera. Iyo tuvuga ko Imana yera, ikintu cya mbere ni uko itandukanyijwe n'ibyaremwe. Ni umuremyi, ibindi ni ibiremwa. Ikindi kandi iyo tuvuga ko Imana yera iri set apart, itandukanye, nuko idafite ikintu cy'ubwandure muri yo. Ni Imana igira umujinya iminsi yose. Iyi ni indangakamere abantu batajya bemera, yuko Imana igira umujinya. Ni Imana umucamanza utabera, uko niko iteye. Ni Imana itagenda idahana icyaha. Bivuga neza muri Zaburi ya 55 numva ari nko mu murongo wa 5 cyangwa wa 4, hanyuma ngo kuko utari Imana y'intambira kibi, ngo umunyangeso mbi ntago azahagarara iwawe. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko Imana ye. Kuri 15, Zaburi ya 15 akavuga ngo mbese ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka, n'ufite amaboko atanduye, n'utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro. Ni ibintu byinshi. Ni ukwerekana ko iyi Mana ni umucamanza utabera, ni Imana itagenda idahana icyaha. Ariko kandi nubwo Imana imeze gutya, iyi Mana ni urukundo, sibyo se? Nuvuga ngo iyi Mana rero umukiza niyo yonyine ifite kugukiza ukurimbuka ku iteka ryose. Mwumve uburyo Kristo ari kugenda yerekana Nikodemu yuko agakiza n'ak'Imana nta ruhare rwiwe afitemo. Amubwira ko rero umukiza ni Imana bavandimwe. Niyo mpamvu umuntu iyo ari gutekereza iby'agakiza akitekerezamo cyangwa akishyiraho, ntabwo bari gutekereza agakiza nk'uko Imana ivuga. Ariko Kristo ari kwerekana Nikodemu yuko umukiza ni Imana yonyine. Niyo ngo umuntu wagukiza iki gihano ni Imana yonyine. Imana niyo ifite ubushobozi bwo gukiza umuntu ukurimbuka ku iteka ryose. Niyo ifite ubushobozi bwo gukiza umuntu umujinya wayo. Bavandimwe, Imana niyo mukiza. Ibyo bintu twabirebera nk'igice cya 12 cyo kuva. Igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, Imana ijya kubakuramo. Umujinya w'Imana wari uri muri Egiputa no ku Bisirayeli, icyago cya 10 cyo kwica abana b'imfura. Iyo nkuru murayibuka. Nwango umujinya wari uri ku gihugu cya Egiputa cyose, nta numwe usigayemo. Kandi Imana ubwayo niyo yari ifite kusuka kuri Egiputa. Ariko tubona ko Imana ubwayo ni nayo muri ba bantu bari bakwiye umujinya wayo yagennye abikwiriye gukiza. Ariko bavandimwe, ntago yabakije gusaba ati ngaho musohoke, ahubwo yakoze ikimenyetso cyerekana yuko ari Imana itagenda idahana icyaha, ariko kandi ari Imana y'imbabazi. Nuko yabwiye Abisirayeli bo irababwira ngo mufate umwana w'intama, nimurangiza mu wice, uwo nguwo arabahagaze mu kimbo cy'abana b'imfura banyu bari bakwiye gupfa. Ayo maraso muyashyire ku nkomanizo imiryango yanyu. Ariko kugira ngo umurimbuzi naza
akabona ayo maraso arabacaho. Bavandimwe, ntabwo ari uko abayisiraheli bari abakiranutsi kuruta abanyegiputa, ahubwo ni uko hari icyapfuye mu cyimbo cyabo. Uko niko Imana hariya byerekana ko Imana niyo yari ifite guhana, ariko Imana akaba ari inabakiza, inagena n'uburyo bwo kugira gute bwo kubakiza. Niyo mpamvu tubona na nyuma yo kubakiza yabwiye abisiraheli dore uko mukwiye kubaho. Nuvuga ngo dukizwa Imana koko, tugakizwa nayo, ikindi kandi tukakizwa kugira ngo tuyibereho. Ibyo bintu byose bigaragara muri iyi nkuru. Rero bavandimwe, Yesu imbere ya Nikodemo aramubwira ngo Imana niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kugukiza iki gihano, kurimbuka kw'iteka ryose. Ntabwo gusa yamweretse icyo dukizwa n'umukiza, ahubwo Kristo yanamweretse impamvu yamuteye kudukiza. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Bavandimwe, icyatumye Imana idukiza, Kristo ari kukibwira Nikodemo, ntabwo ari ukubera ko twebwe twakunze Imana, ahubwo ngo nuko Imana yadukunze. Amen. Kristo ari kubwira Nikodemo akamubwira ngo wowe nta rukundo ufite ruhagije rwo gukunda Imana ku buryo yagukiza, yaruhera ikagukiza, ahubwo gukizwa biva mu bushake bw'Imana no mu rukundo rwayo, ntabwo biva mu bushake bwawe. Niyo mpamvu iyo umuntu ataramenya uburyo ari umunyabyaha n'ingano y'umunyabyaha bwe, ajya atekereza ko hari ibintu yakora Imana ikamukunda. Muri kumva? Yerekana yuko icyateye Imana kudukiza kugira ngo ikize umuntu kurimbuka kw'iteka ryose, ntabwo biva mu rukundo umuntu yayikunze, ahubwo biva mu rukundo Imana yadukunze, kuko Imana yakunze abari mu isi. Yohana wa mbere igice cya 4:10 hajya avuga ngo muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo ni uko Imana yari yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Amen. Nyine mwumve uburyo Kristo ari kugenda akura muri Nikodemo ikintu cyose yakwishingikirizaho ku buryo yakwibwira ko ari cyo gukunda Imana, akamubwira ati burya no gukizwa uko kurimbuka kw'iteka ryose ntabwo biva kuri wowe, ahubwo biva ku miterere y'Imana. Imana niyo yagukunze. Kandi bavandimwe, tubona even Bibiliya yerekana ko tuvukana umutima wanga Imana, ku buryo iyo umuntu avuga ngo akunda Imana atazi uburyo avuka aba afite ikibazo. Nk'Abaroma igice cya 8:7, reka masome. Aroma igice cya 8:7 haravuga ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Ngo kuko utumvira amategeko y'Imana, ngo ndetse ntushobora kuyumvira, ngo rega bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. Hari ukuntu umuntu ajya yibeshya ngo avuka ngo akunda Imana, nabyo akabirebera ku byo akora. Nkunda Imana kubera ko mfasha abantu, nkunda Imana kubera ko njya mu rusengero, nkunda Imana. Ariko iyo aba wari uzi uko biri tuvuga tukivuka, bivuga ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. Mvuga ngo uvuka wanga Imana. Iyo ugeze kuri iri jambo njya nibuka n'indirimbo tujya turirimba zihamye ibi bintu. Hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo kera ngo nari umwangizi w'Imana ngo mu mutima rwihishwa. Bibiliya yerekana umuririmbyi iwe iyo ari kutwereka atwereka ko ngo tuba turi n'abanzi b'Imana ngo mu mutima tutanabizi. Nwango umuntu utaravuka ubwa kabiri aba yanga Imana no mu mutima we kandi atanabizi, kugeza igihe Imana imuhishuriye yuko ari umwanzi w'Imana n'ibyo akora byose ari ukugomera Imana, kubera ko umutima we uba utaratunganywa ngo uhabwe urukundo nyakuri. Rero Bibiliya yerekana ko tuvuka turi abanzi b'Imana. Abakolosayi 1:21 mwumva ukuntu avuga, haravuga ngo namwe abari batandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Ngo twari dutandukanyijwe n'Imana kera, ngo turi abanzi b'Imana mu mitima no kubw'imirimo mibi. Bivuga ngo Bibiliya yerekana ko tuvuka turi abanzi b'Imana mu mutima ndetse no mu mirimo mibi n'ibyo dukora. Nyine biba bitangaje rero kubona umuntu wa kamere uvuka ari kubeshya ngo akunda Imana. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ngo
Imana umukiza wo kubakiza ikigihano cy'iteka, impamvu yabateye kubakiza, impamvu iyitera kubakiza ntabwo ari uko ariko mwebwe mwakunze Imana, ahubwo mwari abanzi b'Imana, ahubwo nuko Imana yo ubwayo yabakunze. Rero iyo tuvuga ko Imana yadukunze biba bivuze ko Imana yakunze abanzi bayo bavandimwe, kuko Abaroma igice cya 5:8 hajya bavuga ngo Imana yerekanye urukundo rwayo ngo ubwo Kristo yadukundaga yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Bavandimwe, Imana yakunze abanzi bayo, Imana yadukunze turi abanzi bayo, Imana yadukunze twarayigomeraga. Mwumve bavandimwe uburyo Kristo ari kubwira Nikodemo uburyo nubwo ari umwanzi w'Imana mu mutima, nubwo avuka yanga Imana, ariko ibyo bintu ntabwo byabujije Imana kumukunda. Ibintu byose Kristo ari kubwira Nikodemo kugira ngo arebe ko yamugarura. Bavandimwe, niyo mpamvu uyu murongo nyine twereka yuko n'igihe tubwiriza ubutumwa bwiza ni byiza ko tunibutsa abantu urukundo rw'Imana. Rero ikintu cya gatatu yamubwiye impamvu ya Imana idutera kudukiza, ntabwo ari ukubera ko twayikunze, ahubwo nuko Imana yakunze abari mu isi, nuko yakunze abantu nyine, nuko yakunze abantu bayigomeye. Ubundi iyo bari kuvuga hano ab'isi ntabwo bari kuvuga isi nk'ibiti, ahubwo bari kuvuga isi yagwiriwe n'icyaha. Abo bantu rero abanzi bayo, abagome, abayigomeye, abica amategeko y'Imana mu mitima no mu bitekerezo no mu mirimo yabo, abo nibo Imana yakunze. Ntabwo rero aribo bayikunze, ahubwo nuko Imana ariyo yabakunze. Iki ni ikindi kintu cya gatatu. Ntabwo yamweretse icyo dukizwa, ntabwo yamweretse umukiza, ahubwo yanamweretse impamvu dukizwa, no kubera Imana yadukunze. Rero ntihazagira umuntu wibeshye yuko Imana izamukiza kubera ko ayikunda, ahubwo Imana idukiza kubera ko yadukunze. Cya kane, yerekanye inzira yakoresheje idukiza. Yavuze ngo bavandimwe, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Bavandimwe, ngo inzira Imana yakoresheje nuko yatanze ngo umwana wayo w'ikinege. Bishatse kuvuga ngo igipimo cy'urukundo Imana idukunda, yadukunze ntago bigaragazwa n'ibyo iduha, ahubwo byagaragajwe n'icyo yadutanze, ngo nuko yatanze umwana wayo w'ikinege. Bavandimwe, twibuke ko Kristo umwana w'Imana yari Imana nzima. Yohana iki kintu yarakerekanye mu gice cya mbere. Bivuze ngo ni Imana ubwayo yambaye umubiri ije gukiza abo yaremye. Kristo yambara umubiri w'umuntu avutse mu buryo bw'igitangaza, abyarwa n'umwari w'isugi Mariya. Aba ari we wenyine wavutse adafite ya kamere y'icyaha, kubera ko Kristo yavutse hatabayeho guhura k'umugabo n'umugore. Bityo aba ari we ubaho ubuzima budakora icyaha, kubera ko twebwe tuvukana kamere y'icyaha, nicyo gituma dukora ibyaha. Ariko Kristo avuka adafite ya kamere y'icyaha, bituma ari we ubasha kubaho ubuzima budakora icyaha. Kandi tubona ko kurimbuka nicyo gihano cyari gikwiriye umunyabyaha, akwiriye kubw'ibyaha bye. Kristo rero utarigeze akora icyaha, iyi niyo nzira Imana yakoresheje. Kristo utarigeze akora icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we tubashe guhabwa gukiranuka kw'Imana. Bango, ikintu Imana yakoze, inzira Imana yakoresheje nuko yatanze incungu, nuko Kristo yahagaze mu cyimbo cy'umunyabyaha, yemera gufata n'ibyaha by'umunyabyaha, yemera n'igihano cyari kize gute, cyari kimukwiriye. Bango, icyagihano cyose umunyabyaha yarakwiye kuzahanirwa iteka ryose, kwa kurimbuka ku iteka ryose, Kristo aguhanwa iteka ryose ku musaraba. Niyo mpamvu Petero wa mbere igice cya 4:24 hajya avuga ngo ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri abibambanwa ku giti. Yesaya 53:5 hajya avuga ngo Uwiteka ngo yamubazeho gukiranirwa kwacu twese. Bavandimwe, ni ukuvuga ngo inzira Imana yakoresheje idukiza nuko yatanze umwana wayo. Hari igihe twumva ngo Imana yatanze umwana wawe w'ikinege, tukavuga ngo wenda ishobora kuba yaramutanze, ariko nitwumve ese yamutanze kugira gute. Aho twasomye muri Yohana 1:4-10
haravuga ngo muri iki nimo urukundo ruri, si uko ari twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ari yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Ngo Kristo yaje kugira ngo abe ikiru cy'ibyaha byacu. Wa muntu wari ukwiriye kurimbuka ku iteka ryose guhera mu ivuko rye, noneho Kristo nawe avuka ari nta cyaha afite, kugira ngo abashe kuza kuba umucunguzi w'uyu muntu, abe incungu yiwe, abe impongano y'ibyaha bye. Ngo iyo tuvuga ubundi impongano ubundi ikintu yakoraga nyine yakuragaho umujinya. Ni nk'uko Eritse yaba yankoreye ikosa. Okay, twatanze n'urugero turi gusoma itangiriro, twabivuzeho uburyo Yakobo yariganyije Esawu ashaka kumwica. Ashake kumwica, Yakobo arahunga. Igihe cyo kugaruka, Yakobo yari akibizi neza yuko Esawu ashobora kuba akimufitiye umujinya. Ikintu yakoze, yatanze buriya ziriya nka yashyiraga imbere, buriya zari impongano, kwari ukugira ngo amuhongerere, kuko yavuga ngo kugira ngo amucururutse umujinya wiwe arebe ko yamubabarira. Sibyo? Nuvuga ngo impongano ni ikintu gitwangwa kugira ngo uwo nacumuriye abashe gucururuka umujinya we ntungereho. Ariko bavandimwe, hari umuririmbyi tujya turimba ujya uvuga ngo dore impongano ikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu masa. Nuvuga ngo inzira Imana yakoresheje idukiza nuko yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo abeho ubuzima Imana dusabaga kubaho, ndetse anahanwe cya gihano twari dukwiye kuzahanwa iteka ryose ikuzimu. Bivuze ikira kuba Imana yaratanze umwana wayo ngo abe ingurane, incungu yacu. Dukwiye kumva ko ku musaraba Kristo yahanwe igihano mu cyimbo cyacu, kuko ubutabera bw'Imana bwasabaga kunyurwa buhana ibyaha byacu. Umujinya w'Imana yari dufitiye ugahoshwa. Bityo rero byari bikwiriye ko Kristo ahabwa igihano twari dukwiriye. Ibyo bintu bivuze iki? Aya magambo nayakuye mu gatabo gato k'umuvandimwe bita Porosha, yasobanuraga ikintu cyitwa ngo ubutumwa bwiza ni iki. Wenda hari abantu bashobora kuba bakaza ari n'abavandimwe bagasobanuye ikinyarwanda. Niho yasobanuye nyine iki kintu cyo kuba Kristo yarahanwe mu cyimbo cyacu bivuze iki. Ikintu cya mbere umuvandimwe yaravuze ngo nuko Kristo yikoreye ibyaha byacu. Ku musaraba ibyaha byacu Imana yabibaze kuri Kristo, kandi ibibona nk'ibye. Iki kintu dukwiye kucyumva. Nuvuga ngo ku musaraba Imana yahaniye ibyaha byacu Kristo, kandi imuhanira nk'ibye. Ntabwo nyine Kristo yagiye ku musaraba yishyizeho ibyaha byanjye ngo ariko Imana ivuge ngo n'ibyahitse. Ngiye amuhannye nk'ibye, kuko yari yahindutse icyaha. Kubw'ibyo rero Kristo yabonetsweho ibyaha imbere y'intebe y'urubanza rw'Imana nk'uwabikoze. Icya kabiri nuko Kristo yihanganiye umuvumo wacu. Nuvuga ngo kuvumwa n'Imana ni ukuba utishimirwa nayo, ukaba uciriweho iteka. Ibi byose nitwe byari biriho kuko turi abanyabyaha, ariko Kristo ahinduka ikivume ku bwacu, ndetse ahanwa n'Imana mu cyimbo cyacu. Icya gatatu umuvandimwe yavuze nuko Kristo yatewe umugongo na se. Kimwe mu bintu bikomeye mu ngaruka z'icyaha ni ugutandukanywa n'Imana no kuva mu busabane nayo. Mu kudukiza ugutandukanywa kw'Imana kw'iteka ryose, Kristo yikoreye ibyaha byacu i Karuvari, ndetse yaretswe na se mu cyimbo cyacu. Aho tubona muri Matayo 27:46 Yesu Kristo yavuze ngo Eloi Eloi lama sabachthani, Mana yanjye niki kikundekesheje. Kristo yaretswe mu cyimbo cyacu. Icya kane nuko Kristo yihanganiye umujinya w'Imana ku bwacu. Bavandimwe, Bibiliya twigisha ko Imana irakariye umuntu kubera itihanganira ikibi. Nubwo uku kuri kutazwi na benshi, kubera ko uburakari bwayo buturuka mu kwera kwayo, mu gukiranuka kwayo n'urukundo rwayo ikunda icyiza gusa. Kristo rero yafashe igikombe cy'umujinya w'Imana twari dukwiye, arakiranguza cyose, ubutabera bw'Imana buranyurwa rwose. Ngo Imana ihanira Kristo ibyaha byacu yumvisha irihutse. Niyo mpamvu hari indirimbo tujya turirimba zigenda zihamye kuri, ikavuga ngo so
ngo yakuye inkota ye ngo aragusogota, ngo umutima wawe ngo uhinduka urwubati rwawe. Uzi ikintu yavuze se? Aravuga ngo none iyo nkota iragimbye ngo ntacyo ikintwaye. Uzi ikintu bivuze? Inkota igimbye ni inkota itagishobora gutema, itagishobora gukata, itagishobora kugira ikintu ikora. Bishatse kuvuga ngo kubera ko umuntu wizeye Yesu Kristo, igihano yarakwiriye Kristo yakiyongobeje cyose, nicyo gituma umujinya w'Imana biri givuga ngo abantu bari muri Kristo Yesu ntago bagiciriwe iteka. Ngo Kristo igikombe cy'umujinya w'Imana cyose yarakiranguje ku bwacu. Niyo mpamvu Yesaya 53 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5 ajya avuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri. Ubundi iyo umuntu atarumva ikintu cyitwa gucungurwa icyo ari cyo, uzagenda usome Yesaya 53. Hajya havuga ibintu twari dukwiye noneho Kristo yahawe. Avuga ngo ni ukuri intimba zacu n'ibyo yisizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, nyamara twebwe twamutekerezaho nko ubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kuduhesha amahoro cyari kuri we. Ngo yarameze nk'intama ngo bajyana kubaga. Bavandimwe, iyo turi gutekereza nyine kuba Imana yaratanze umwana wayo, nitukajya twumva ko Kristo we yagiye kugahata se unjyanye gute gutamba gupfira abantu. Kristo nawe yagiye abyishimiye, yagiye abinezerewe yuko agiye gutanga ubugingo ku bwacu. Iyo uri gusoma nko muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45 hajya havuga ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ngo ahubwo yaje gukorera abandi. Umva se atarabishakaga? Yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Ntabwo Imana gusa yatanze Kristo, ahubwo nawe yarabishaka kuko yaraje kudukorera ibyatunaniye no kuba incungu y'ubuzima bwacu. Bavandimwe, iyo tuvuga ko Kristo yabaye incungu yacu, nuko Kristo yihanganiye umujinya w'Imana ku bwacu, igikombe cy'umujinya w'Imana Kristo akiranguza cyose ku musaraba. Ikindi kandi cya gatanu umuvandimwe avuga nuko Kristo yapfuye mu kimbo cyacu. Kristo ntiyapfuye nk'uwahowe Imana, ahubwo yapfuye nk'umucunguzi w'abantu b'abanyabyaha. Avuze ngo birarangiye, yaravuze ko byishyuwe. Nyine iri jambo ndarikunda cyane. Abantu benshi iyo bari kuvuga iri jambo birarangiye, nyine baba bari kumva ngo birarangiye twikoreye ibyo twishakiye. Oya, ariko iri jambo rivuga ngo birarangiye ni ijambo ryakoreshwaga nk'uko umuntu yaba akoze umurimo awushoje. Nka kwa kundi iyo umuntu arangije ishuri yambaye akagofero ajya avuga ngo done. Nka kwa kundi ushobora kuba ufite umurimo, wenda tuvuge nimba ari umubaji agakora intebe yamara ko akavuga ati umurimo urarangiye. Nuko nguko Kristo nawe ntabwo yavuze ngo birarangiye umuntu yikoreye ibyo yishakiye. Ibyo bintu sizana abantu babikuye. Ahubwo Kristo yavuze ngo birarangiye, yari yaravuze ngo ni nkaho yaravuze ngo birishyuwe. Ideni ry'ibyaha byose Imana yasabaga abazanyizera ndaryishyuye. Igihano cy'iteka ryose bari bakwiye kuzahanwa iteka ryose kizima kirishyuwe, ndakimaze. Arahambwa, ku munsi wa gatatu aragira gute? Arazuka. Hari indirimbo tujya turimba abantu tutajya twumva. Hari indirimbo ivuga ngo habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru, ariko hari igitabo avuga ngo ibyaha byanjye abihamba mumva, ngo maze arazuka mpuze. Kristo azuka ahambwa, ibyaha nyine ngo yabisize mumva. Niko muri mbya asa nkwerekana, ni nkaho ibyaha azutse kukunga n'Imana yatwunze ari nta cyaha dufite, kuko ibyaha byacu yari yabihaniwe. Bavandimwe, Kristo rero nuko yapfuye mu kimbo cyacu. Avuze ngo birarangiye, ni nkaho yaravuze ngo birishyuwe. Umujinya w'Imana uracururutse, ubutabera bw'Imana buranyuzwe. Ibi bintu nicyo Kristo yaravuze. Yaravuze ngo umuntu uzanyizera birarangiye ntabwo akirimbutse. Cya gihano cy'iteka kize gute? Gikuweho. Niyo mpamvu nyine Baroma 8:1 hajya avuga abantu bari muri Kristo Yesu nta teka bagifite gucirwaho.
ahantu ni naho umuntu akura nyine sekirite y'agakiza, yuko ntago sekirite y'agakiza iva twebwe mu byo dukora, ahubwo iva mu cy'Imana yakoze no mu ndangakamere z'Imana. Nuko icyo Kristo yakoze yarakirangije rwose, umurimo arawurangiza wo kuducungura, wo kuhanwa cya gihano twari dukwiye guhanwa. Ibintu byose Kristo ari kubwira Nikodemo, ni nk'ari kumubwira ngo Nikodemo, burya njyewe ikintu cyanzanye nkava mu ijuru nkaza mu isi, Imana yari inyohereje kugira ngo nze mbeho ubuzima Imana yagusabaga kubaho. Numvire aya mategeko yakunaniye, wowe uri kugerageza gushakiramo ubugingo buhoraho. Kuko Kristo yajyaga abwira abayuda igice cya 5 Yohana tuzahiga, yajyaga ababwira ngo barondora mu byanditswe byera ngo bibwira yuko muri byo arimo bahishwe bahabwa ubugingo buhoraho, ngo nyamara baranze kuza aho ari ubahabwa ubugingo. Kristo ari kubwira Nikodemo akamubwira ngo ya mategeko yakunaniye, urukundo Imana yagukunze yaranyohereje kugira ngo nze nyumvire, n'igihano wari ukwiye kugira ngo nzagihanwe, ku musaraba mvuge ngo kirishyuwe, ku munsi wa 3 nzuke, nubyizera uhabwe ubugingo buhoraho, cya gihano ugire gute kurirweho. Amaze kuvuga ibi bintu, icyo dukizwa, udukiza, impamvu yamuteye kudukiza, atangira kumubwira noneho uburyo yadukijije, inzira yakoresheje, niyo twari turi kureba. Nta yindi nzira ihari. Niyo mpamvu nyine Kristo we yajyaga akavuga ngo ninjye nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo. Nta muntu uzigera ubana n'Imana adaciye kuri njye, nta muntu uzigera uhagarara imbere y'Imana ntamuhagaritse, kubera ko ninjye nzira njyenyine, ninjye nzira yonyine Imana yashimye gukoresha kugira ngo mukizwe. Kandi iyo nzira nta yindi, sinaje gutembera, naje gupfa. Kandi sinaje gupfa mporwa ibyaha byanjye, naje gupfa mporwa ibyaha byawe byose. Arangije ikintu cya 5 twabonye, amubwira icyo umunyabyaha asabwa. Aramubwira ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo aramubwira ngo Nikodemo, kugira ngo ukizwe, dore ikintu Imana isaba gusa ni ukwizera. Ngo kwizera ni ukwemera udashidikanya yuko nta kindi kintu cyabasha kugukiza ukurimbuka ku iteka ryose uretse uyu Kristo n'umurimo yakoze. Bavandimwe, iri jambo rivuga ngo kugira ngo umwizera wese, iri jambo rivuga ngo wese, nuko ryari ijambo ririshoke cyane kuri Nikodemo n'abandi bayuda, kubera ko ubundi abayuda ntago kwizera babyemeraga ko ari byo bikiza. Ikindi kandi bari bafite mu bitekerezo byabo yuko abayuda bonyine nibo bafite feva ku Mana. None ku buryo abayuda bafataga abanyamahanga bafataga nyine nk'ibizira. None Kristo arazanya aravuga ngo Nikodemo, icyo usabwa kugira ngo wizere atari wowe gusa, ahubwo n'undi muntu wese. Ibi bintu ntago ari ibyanyu gusa, ni umuntu wese uzabasha kwizera. Iki kintu cyari ari ikintu rwose kigoye kuri Nikodemo, kubera ko noneho atangiye kumubwira ko ibi bintu noneho ari kumubwira ntago ari iby'abayuda gusa, ahubwo ni iby'umuntu wese ubasha kubyizera. Bishatse ngo umuyuda utabyizeye yarimbuka, undi utari umuyuda ubyizeye agakizwa. Aramubwira ngo ni ukwizera gusa, nta kindi kintu usabwa, nuko wizera ko igihano cy'iteka ryose, nta mirimo yawe, nta kuvuka kwa Aburahamu, nta kumvira amategeko, nta kwambara ya myenda batubwiye iriho ibiki, nta kuba ukomeye mu idini, nuko gusa wemera ukizera ko Kristo ari we n'umurimo yakoze, ibyo byagukiza ukurimbuka ku iteka ryose. Nuko wemera ko iyi niyo nzira yonyine Imana yagennye yo kugukiza. Bibuka ko yari ari kuganira n'umufarisayo. Amafarisayo bibwira yuko kwiyiriza cyane, gusenga cyane, gutamba ibitambo, kuziririza amasabato n'ibiki, nibyo bintu byabasha kugira gute, nibyo bintu byabasha kubakiza. Yesu Kristo aramubwira ngo icyo umuntu asabwa kugira ngo akizwe kurimbuka ku iteka ryose nuko yizera gusa. Kandi bavandimwe, tujye twibuka ko iyo havuzwe kwizera, haba havuzwe gutakariza icyizere ibindi bintu byose batekerezaga ko byagukiza.
nicyo kintu Kristo yaramubwiye ati niba ari ukwizera gusa ibindi bintu byose watekerezaga ko byagukiza ibintu ukwiye kubishyira ku ruhande ugasigarana iki ngiki nkubwiye. Nuvuga ngo hakora gusa kwizera icyo Kristo yakoze gusa utongeyeho ibyawe. Ibintu tubibona mu gitabo cya Efeso igice cya 4:8 kugeza ku 9 ajya ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ibyavuye kuri mwe ahubwo n'Imana y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Aya magambo ndayakunda cyane kubera ko atwerekana iby'agakiza. Icya mbere atwereka ko gukizwa ni harimo imirimo yawe, ntibyavuye kuri mwe first, ntabwo biva kuri wowe. Iyo utekereza agakiza ukwiye kubanza kwikuramo. Iyo havuzwe rero kwizera ntabwo haba havuzwe wowe, bavuzwemo ukwiye ko wowe ubwawe ukwiye kwikuramo. Ibyavuye kuri mwe. Gukizwa ntabwo biva ku muntu wari we uko ateye n'ibiki byose. Ikindi kandi ibyavuye kuri mwe, ibyavuye no ku mirimo. Umuntu utekereza gukizwa ntabwo biva ku mirimo, ntabwo biva ku cyo umuntu yabashije gukora. Kristo aracyasenya kuri Nikodemo ibintu byose yari yicayeho kugira ngo amwereke yuko akwiriye kwibona nyine amanika amaboko, buryo nawe yavuga ngo ndakwinginze nyambika, ndakwinginze mfasha. Rero igihe turi gutekereza agakiza dukwiye kwikuramo, dukwiye no gukuramo ibyo dukora. Ngo dore impamvu ibyo bintu bimera gutyo, ngo ni ukugira ngo hatagira uwirarira. Niyo mpamvu akenshi muzasanga abantu batarumva iby'ubutumwa bwiza. Ujya usanga kenshi mu gakiza bo ari bo bibonamo. Nimba mu gakiza wibonamo n'ibyawe n'ibikorwa byawe, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo urakizwa. Kuko mu gakiza ntiharimo wowe, ntiharimo n'ibyo ukora. Kubera ko iyo harimo wowe n'ibyo ukora ujya wirarira, ujya wishyira hejuru. Ariko bavandimwe tubona ko umuntu wakijwe koko akamenya ko yakijwe n'Imana, asigara amenya ko yakiza n'ak'Imana. Rero nutekereza gukizwa ujya wikuramo, ukuremo n'ibyo ukora. Kuko icyubahiro mu gakiza kigarukira iki? Kigarukira Imana. Kristo aramubwira ngo icyo usabwa ni ukwizera gusa. Kwizera gusa nyine. Kwizera iki? Ni ukwizera yuko ari njye nzira, njyewe uwo ndiwe ko ndi umwana w'Imana, n'umurimo naje gukora wo kumanikwa ari nk'ikimenyetso kigaragaza urukundo rw'Imana. Ibyo bintu kubyizera nibyo bigukiza. Hirya y'ibyo ngibyo ni ukugana ikuzimu. No kubyizera. Niyo mpamvu hari indirimbo tujya turimba nyinshi ngenda mbasubiramo. Hari umurimbyi wa 424 ajya bavuga ngo hirya y'umusaraba ngo nayo umworera ni umunwa w'ikuzimu wakamo umuriro. Ariko ajya bavuga ngo nyamara imbere yaho umuntu y'umusaraba uteze nk'amaboko mugize ntagwaye. Ni nkayi kuzimu no kurimbuka byegeranye. Urahusha umusaraba. Iyo tuvuga umusaraba n'urupfu rwa Kristo, iyo tuvuga umusaraba naho igihanwa cy'ibyaha byacu cyane, iyo tuvuga umusaraba naho Kristo utarigeze umenya utazigera kuri icyaha Imana yamubazeho ibyaha byawe. Ibyo ngo biri imbere y'ikuzimu kugira ngo ubyizere kuri kuzimu. Nutabyizera direct uragera kuzimu. Bisaba rero kwizera gusa, kwizera konyine. Niyo mpamvu bene data bakera bajya bavuga ngo faith alone, ni ukwizera gusa udashyizemo ikindi kintu. Ni uko Imana ihamagara umuntu kwizera Kristo n'umurimo yakoze wenyine. Niba mwumva Kristo ari kubwira Nikodemo yuko kwizera Kristo wari we ari umwana w'Imana, ukizera n'umurimo yaje gukora wo kumanikwa ko ari we yabikoraga, ibyo bintu bihesha ubugingo buhoraho kubyizera. Ikindi cyanyuma yamubwiye inyungu akuramo. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki? Ahabwe ubugingo buhoraho. Iri jambo ndarikunda cyane, ahabwe ubugingo buhoraho. Niyo ngo ubugingo buhoraho ni ikintu umuntu ahabwa, ntabwo ari ikintu umuntu akorera. Ujya usanga hari abantu iyo bataramenya iby'ubugingo buhoraho n'uburyo umuntu abona bajya bamara igihe kinini bari kuvuga ngo Mana uduhe iherezo ryiza, Mwami uzampa ubugingo buhoraho. Ni ukuri impamvu
utekereza gutyo nuko uzi ko ubugingo buhoraho ari ikintu usaba, ni ikintu uhabwa, ni impano y'Imana. Ubugingo buhoraho ni impano y'Imana bavandimwe. Tubona Abaroma igice cya 6:23 Pawulo yaravuze ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ariko akavuga ngo impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. It is a gift. Kandi nta nubwo ari impano uhabwa kubw'icyo wakoze, ni impano uhabwa ku buntu. Minsi yashize hari umuvandimwe atubajije abatase kubera iki bundi mu bukwe umuntu ajya areba impano ugaha abantu nyine abo watoranyije ubushaka, kandi ugahana ba bantu ubona bagize icyo bagufasha. Ariko bavandimwe niko nyine impano z'abantu zimera, uratoranya ndetse wanayiha n'utayikwiriye kugira ngo urebe ko icyo kirori nawe yagira gute, yagaragaramo. Ukayimuha rwose ukamushimira ukamubwira ati ndagushimiye cyane, akira impano, kandi ari we muntu wanyuma utari ukwiye kuyimuha. Ariko nyine nuko abantu batanga impano, ujya uha n'umuntu uwo ari we wese ugatoranya ugapfa guha umuntu, ariko Imana ngo yahaye n'abantu batari babikwiriye, iduha ubugingo buhoraho. Bavandimwe, ubugingo buhoraho ni ikinyuranyo cy'urupfu rw'iteka ryose. Nuvuga ngo umuntu udahawe kurimuka kw'iteka ryose, icyo ahabwa ni ubugingo buhoraho. Aho kugira ngo uzabeho iteka ryose utandukanyijwe n'Imana, ni ukubaho iteka ryose noneho uzabana n'Imana. Akenshi iyo turi gutekereza ubugingo buhoraho tubutekereza muri duration, mu gihe, sibyo? Ariko bavandimwe, ubugingo buhoraho gusa ntabwo bupimirwa mu gihe, ahubwo ni ubuzima bwuzuye. Nibwo buzima bukwiriye umuntu yagakwiye kuba afite, nibwo buzima bw'ukuri. Yohana yakoresheje ubugingo buhoraho kuko mu busanzwe abayuda bari bazi ubuzima bw'Imana, ubugingo buhoraho ko ari ubuzima bw'Imana bwuzuye bahabwa. Ni ubuzima buva ku Mana ubwayo, ni ubuzima bw'iteka, ni ukuba umwe n'Imana mu butatu bwayo, ni ugutunga ubuzima bw'Imana ubu ni iteka ryose. Ubu buraboneka ku muntu wese wizeye Yesu Kristo. Tubona Yohana igice cya 17 ubutumwa bwiza umurongo wa 3 tuzahiga, asobanura iby'ubugingo buhoraho. Aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, yuko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, ngo bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ngo ubugingo buhoraho buva mu kumenya Imana y'ukuri iyo ariyo no kumenya uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Niyo mpamvu ndambwira abantu nkababwira ngo niba Imana yawe itarihishuye muri Kristo Yesu, nta bugingo buhoraho uzabona. Kuko ubugingo buhoraho ni ukumenya Imana y'ukuri yonyine imwe, ukamenya n'uwo watumye ari we Yesu, ari we Yesu Kristo. Ngo ubugingo buhoraho ni ukumwe na Kristo, ni ukumwe n'Imana mu butatu bwayo, ni ukwakira ubuzima bw'Imana muri wowe. Niyo mpamvu Yohana ubutumwa bwiza igice cya 1 umurongo wa 4 twarahize havuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Kristo ikintu gikomeye yazaniye abantu, nubwo mu by'ukuri tubona hari abantu yakijijwe indwara, nubwo hari ibimenyetso byinshi yakoze, ariko ibyo bintu si byo cyane yatumaga ko bashakaho, ahubwo yifuzaga ko bamumenya, bakamenya n'icyo yaje gukora, kugira ngo bahabwe iyi mpano ikomeye cyane yari yabazaniye yitwa ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu avugana na wa Musamariyakazi igice cya 4 nicyo tuzakurikizaho. Baraganiriye, aramubwira ati se kuri umuyuda nk'abandi umusamariya uransaba amazi ute? Uzi ukuntu Kristo yamubwiye? Yaramubwiye ngo ikintu cya mbere, iyaba waruzi impano y'Imana. Ariko amuvuyiraho ikindi gusa, iyaba waruzi impano y'Imana, ikindi kintu cyakabaho ngo ukamenya n'ugusabye amazi, ubu musabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Bishatse kuvuga ngo kumenya iby'impano y'Imana bijyana no kumenya uyitanga. Ntabwo wahabwa impano y'ubugingo buhoraho utamenye uyitanga. Bavandimwe, Kristo yerekana yuko inyungu dukura mu gakiza nuko uhabwa ubugingo buhoraho, nuko uba wicaye mu isi uzi neza yuko uzabana n'Imana iteka ryose, nuko wicara uzi neza yuko utazarimbuka. Hari umuntu ujya uvuga ngo nyine kenshi icyo kibazo dukunda kukibaza, ukabaza umuntu ati se uba wumva upfuye wajya mu ijuru? Ati buriya simbizi. Nahise urakije ati ndakijijwe rwose. Bavandimwe,
umuntu wakishijwe by'ukuri amenya yuko afite n'ubugingo buhoraho kubera ko nyine byashimujwe n'igihano cy'iteka, sibyo? Niyo mpamvu Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 11 kugera kuri 12 mwumva ukuntu avuga, kandi ukuguhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, nawe udafite uwo mwana nta bugingo afite. Niko kuri rwose. Ivuga ngo kwizera Kristo inyungu umuntu akuramo nuko habwa ubuzima bw'iteka ryose, nuko aba ariho muri iyi si azi neza yuko na nyuma yo gupfa azabaho, n'ubundi akiri kwise bafite ubuzima bwuzuye bw'ubumana muri bo. Bavandimwe, ngiyi inyungu y'agakiza n'ubugingo buhoraho, nuko utazarimbuka, nuko urupfu rwa kabiri ntacyo ruzagutwara, nuko ikuzimu ntabwo wabakira ahawe, nuko uba noneho wariyunze n'Imana utagitandukanijwe n'Imana. Bavandimwe, ngibi ibintu Kristo yashyiraga imbere ya Nikodemo muri uyu murongo Yohana 3:16 werekana iby'agakiza Kristo yari gupresentinga Nikodemo. Ndi kugana ku musozo, ibi nibyo bintu twabonye. Kristo yari kwerekana Nikodemo icyo dukizwa kurimbuka ku iteka ryose, akamwereka udukiza ni Imana yonyine mu butatu bwayo, akatwereka icyamuteye kudukiza yuko ari urukundo gusa yadukunze bidashingiye kuri twebwe, akamwereka inzira Imana yakoresheje dukiza nuko yabahaye Kristo umwana wayo, Imana nzima, akaza kugira ngo abakize rwa rupfu rw'iteka yemeye kuruhanwa ku musaraba. Akamwereka icyo basabwa kugira ngo bakizwe ni ukwizera gusa icyo Kristo yakoze, utashyizemo ikintu cyawe kugira ngo icyubahiro kibe cy'Imana mu gakiza. Ikindi kandi cya nyuma amwereka inyungu, nuko inyungu umuntu yakira n'ubugingo buhoraho. Bavandimwe, niki kintu twakwiga muri aya magambo nubwo twize byinshi already? Nyine reka nkubaze wowe unyumva aka kanya, ese warakijijwe? Ese iyo uvuga ko wakijijwe niki wakijijwe by'ukuri? Ninde wagukijije? Yagukijije ate? Urabizi ibyo bintu? Muvandimwe, niba uri hano uvuga ko wakijijwe, icyo Bibiliya ivuga ko dukizwa atari cyo wakijijwe, inzira Imana yakoresheje idukiza atari yo yagukijije, uburyo umuntu akizwa kubwo kwizera atari byo byagukijije, ndagira ngo nkubwire aka kanya wihane nyine ibyo byaha byawe, maze uhindukire Kristo n'umurimo wakoze. Umenye neza yuko ntabwo dukizwa n'ibyo dukora, ahubwo dukizwa n'icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu w'urukundo yadukunze. Icyo rero Imana iguhamagara ni ukwizera gusa, nuko utakariza icyizere ibindi bintu byose utekereza. Kuba uri umwana mwiza, kuba uvuka kwa pasiteri cyangwa se warakuriye mu bantu basenga, kuba ufite umwanya runaka mu idini, amasengesho yawe, ibya 10 byawe, gufasha abakene, ibyo bintu byose nta kintu byagufasha mu gakiza. Cyakora umuntu wizeye, kwizera kubyara imirimo, ariko imirimo ntabwo ari ibyo itanga agakiza. Ntabwo umuntu akora imirimo kugira ngo akizwe, ahubwo wakijijwe akora imirimo. Bavandimwe, ndaguhamagara wowe niba wishukaga mu kintu cyitwa gukizwa kugira ngo nyine wizere, kandi wizere gusa. Hari umurimbyi uvuga ngo reba wizere, kuko impongano ikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Kristo gusa. Umurimbyi yaravuze ngo naho warira ukicuza ukanababara ntabwo byari ibicumuro byawe. Aravuga ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira ntabwo byabasha kudukiza, keretse gusa avuze ngo dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu unyuhagira ibyaha mutabazi negupfa. Nuko igihe utaribona ko utari umukiranutsi ntabwo wahabwa gukiranuka kw'Imana, igihe utaramenya ko uri umunyabyaha guhera ukivuka ukwiriye igihano cy'iteka, ntabwo wasanga Kristo. Rero ndaguhamagara kugira ngo urebe Kristo, ndaguhamagara kwikuraho amaso kugira ngo yahange Kristo wenyine, kuko niwe wabasha kugukiza kurimuka ku iteka ryose. Reba umusaraba, aho ibyaha byawe yabihaniwe. Reba aho
Imana yahaniye igihano cyawe cy'iteka ryose ni kuri Kristo Yesu, maze uzusangire natwe uyu mugisha uvuga ngo abari muri Kristo Yesu ateka bazacirwa. Reka mbwire abizera bari hano bavandimwe, iyi nyigisho natwe hari icyo iduha. Ibi ngibi bivugirwa kugira ngo wongere wumve iby'agakiza kawe, kugira ngo wongere koko umenye yuko ufite ubugingo buhoraho. Niko Yohana yajyaga yabwira urwandiko rwa Yohana rwa mbere, ngo mbandikiye ibyo kugira ngo umenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Bavandimwe, ibi byandika kugira ngo twongere twibuke, niba warizeye Yesu Kristo biciye muri iyi nzira, menya ngo ufite ubugingo buhoraho, kandi ni ubugingo bw'iteka ryose, ni ubugingo budashira. Menya ko wicaye uzi neza yuko utazarimbuka. Ni umugisha ukomeye cyane mu isi, uruta imigisha yose wazagira muri ubu buzima. Nubwo tuba dutekereza ko hari undi mugisha ubaho, ariko nta mugisha ufite muri ubu buzima nko kuba ufite ubugingo buhoraho. Zaburi ya 16 ndumva ari umurongo wa 3, Dawidi yajyaga akavuga ngo nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye, ngo nta mugisha afite utari wowe. Bavandimwe, ibi bintu byandikiwe kugira ngo tumenye ko dufite ubugingo buhoraho. Nubwo uri kurwana n'ibyaha, nubwo uri gutsindwa, nuko ubona ukirwana, ariko umenye yuko igihano cy'iteka cyagukuyeho, ufite ubugingo buhoraho. Cyakora ibi kandi biduhamagara kutwereka ko ab'Imana yakijije inabaha n'imbaraga zo gukomeza kugira gute ukizwa ibyaha. Rero umwami atugirire ubuntu bavandimwe, uyu murongo dusanzwe tuzi ku batizera Imana ibukoreshe kugira ngo ibahamagarire kwizera, ariko ku bantu bizera byongere kandi biduhe assurance yuko Imana yadukijije rwose kandi yadukijije by'iteka ryose. Imana ibishimwe. Mwami, turagushimye cyane, tuguhaye icyubahiro, turagushima yuko wakunze abari mu isi mwami, bituma utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Byo si mu Bayuda mwami, ahubwo ni mu banyamahanga. Ijambo rya ritubwira yuko hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Ngo ni ugukiranuka ngo abizera bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Mwami, turagushima yuko uko ariko wagennye agakiza kawe, kandi umuntu uzabasha kukitendekaho nk'uko wakagennye azakizwa rwose. Niyo mpamvu tugusaba mwami kugira ngo umuntu uri hano utarizera ubutumwa bwiza, wongere kandi umuhe mwami gutekereza kuri uku kuri kw'ijambo ryawe. Ariko umuntu wizera uri hano mwami, ibimubere inkomezi yo gukomeza kunezererwa, kwishimira iby'ubugingo buhoraho wamuhaye. Amenye neza yuko igihano yari akwiye guhanwa Kristo yagihamwe ku musaraba, bityo ntazarimbuka iteka ryose. Komeza kutugira ubuntu mwami, kuko tuzakomeza kwiga iki gitabo kugira ngo tuzarushaho kugenda tubona ubutunzi bukomeye cyane butwereka umurimo Kristo yadukoreye. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen.